Social media, social media, social media. Ya, la, 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 la. Big up my people, mumeze mute? Bo, mpamvu mereye kuri social media rero ndabizi social media, iyo mvuze social media buri muntu wese ewana ahita ava mu byo yararimo agahita avuga ati bigenze bite. Ya 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 ya. Ariko nizere ko mumeze neza, nizere ko mufite morale, nizere ko aho muri hose ewana ibintu ari fire. Mumeze neza, mumeze bo. Ewana, njyewe ni fresh kabisa, ndimo neza, njyewe ni cool. Uyu munsi rero dore akantu noneho ngiye kubabwira. Uyu munsi noneho ibintu ni wane. Mbaza uti ngute? Nanjye ati ngutya. Ejo bundi hashize hari umuntu twazanye ari kumbwira ati ni umuntu mukuru, ni umuntu nduta, ari kumbwira ati atariko nawe kukiri mutonya, arambwira ati ariko reka mubwire akantu gato umbwire ukuntu uri kugatekereza. Ati ako kantu nakaye. Bo icyo nshaka ni ukugira ngo utege amatwi, nawe uraza kugira ikintu uri bubivugeho. Yari ari kumbwira ati muze iminsi ndeba kuri social media cyane, nkabona ibintu biri kubera ahantu bita ku Gisimenti, ati ibintu biri kuhabera ni hatari. Bo turi gusanga umuntu yanyweye cyane ku rwego rwo kuba yanakuramo n'ipantaro akigaragura hasi, ugasanga hari abandi umukobwa ari kumwe n'umuhungu bafunze inguni bari gukora mbega ibintu twakwita ngo biteye isoni. Arambwira ati ariko ati noneho ugasanga byakanabaye wenda uko ariko ugasanga barakora mistake yo kubishyira kuri social media. Arambwira ati ibi bintu ati ubibona gute? Ati we kukiri mutoya, ati ibi bintu uri kubona bimeze bite? Ati cyangwa se ubibona gute? Ati ibi bintu ni sawa, ati cyangwa ibi bintu ubona hari ingaruka bigira. Bo ndamubwira ati rero najye mba mbibona, ati ariko niyo myaka, niyo generation turimo, cyangwa se mbo nyeka yuko kiba ari icyiciro cy'umuntu anyuramo kandi umuntu akabirenga akabitambukana umucyo. Arambwira ati no, ati burya arambwira ati pay attention kuri bino bintu, ati kuko hari igihe bino bintu bijya bigira ingaruka. Ndamubaza ni ingaruka se zihe kweli? Bo namubazaga ati ingaruka zihe, atari uko wenda nanjye nyobewe yuko bishobora kuba bigira ingaruka, ariko arambwira ati mwana muto bino bintu bigira ingaruka. Arambwira ngo hari igihe ushobora nko kugira ngo ukagira nk'amahirwe ugasanga wenda wisanze nko mu nzego za leta kandi zo hejuru, bo noneho rimwe na rimwe ugasanga bitewe n'ibintu wakoze. Arambwira ati kandi urabizi yuko uyu muntu yabaye umuntu ukomeye, hari igihe abantu bakenera kumwigiraho, ugasanga rimwe na rimwe barareba ngo mu bwana bwe yabayeho ute, ese yanezezwaga n'iki, nawe ibyo utayobewe yuko niyo uri gushaka amakuru y'umusitari ukuntu ujya ubigenza. Arambwira ati rero hari igihe ushobora nko kujya ukora nka bino bintu ukabishyira kuri social media kugira ngo wenda wereke yuko abandi ukuntu ujya uryoshya, atari kugasanga ntawamenya, ugasanga rimwe na rimwe igihe runaka bigize ingaruka. Arambwira ati ushobora nko gusanga wisanze wenda nko muri situation runaka, ugasanga rero nk'ibyo bintu wagiye ukora hari amavideo yabyo yagiye abikwa ahantu runaka, ugasanga rero nk'abantu barabibonye. Arambwira ati my friend, ati mwana muto, ati ibi bintu kweri byakugwa neza ntibyakugiraho ingaruka. Ako kantu ngata mu mutwe my friend, kandi ukaba narakumvishe kandi ntago nigeze mbinegereje. Bo nahise numva umwihariko w'ikina mbwiye, naje kubitekerezaho nyuma ndavuga ati kano kantu reka nanjye nkasangiza abakunzi ba channel Emergency Official, cyangwa se buri wese uzagerageza kukabona. Bo rubyiruko nshuti zanjye, ndakeka yuko nawe bino bintu try to think about it, gerageza nawe ubitekerezaho neza. Bo reba ibintu uri gushyira kuri social media my friend, ibintu uri gushyira kuri social media bona ni mistake twese dukora, bo nanjye njya mbikora, ariko nagira ngo tubitekerezeho neza. Ibintu uri gushyira kuri social media urakeka yuko nka nyuma y'igihe runaka nusubiza amaso inyuma ntabwo uzaregreta, ntabwo uzicuza. Bo ndakeka bakayafura, gerageza wongere ubitekerezeho neza, urebe ibintu uri gushyira ku mbuga nkoranyambaga, urebe ngo bimeze bite, utrayinge kubitekerezaho cyane,
maze nubona yuko hari ukuntu warengaga imbibi, hanyuma usubize amaso inyuma uvuga ati from today, guhera ubu ngubu mfashe decision, mfashe umwanzuro yuko ngiye kongera kugerageza kureba ibintu ushyira ku mbuga nkoranyambaga. Kandi ikintu wagakwiye gutekereza, cyangwa se nanjye nagakwiye gutekereza, tekereza ngo ibintu ngiye gushyira kuri social media, ese uretse njyewe ukundi kubibona, mugenzi wanjye ugiye kubibona agiye gusigarana ishusho imeze gute, agiye gusigarana image imeze gute mu mutwe wiwe? Asante sana reka nshuti zanjye, nibyo ngibyo nagira ngo mbasangize. Uwo muntu yarabimbwiye, nanjye rero nicaye ngerageza gusubiza amaso inyuma, mpita numva yuko ikintu ambwiye ari cyo. Rero rungano, tugerageze dutekereze kandi tugerageze dufatire umwanzuro ubuzima bwacu, kandi ndabizi yuko bizakunda, bizaryoha. U Rwanda ruraryoshye, u Rwanda ruri kuduha opportunity nyinshi kandi twagakwiye guprofita. Nta byinshi, asante sana, God bless you.